yego Kenny mwarandinze amahoro muri Canada ngo ku kibuga cy'indege Bruce Melody yongera aravuga yavuze iki Bruce Melody batuma sinamubujije se mumpereze naramubuje namubwiye ngo iyageze muri interview nta kintu avuga mu Budage wabonye ibintu byamubayeho mumpereze hano yego umeze uti Melody sinakubujije narakubwiye ngo we ntuzajya ugera ku kibuga cy'indege ntuzajya ugera mu ma interview y'abanyamahanga badushakamo inkuru babona ibyo batwikiye Bruce Melody nakubwiye inshuro irenze ndakubwira ngo ntukagire ikintu uvuga uri umuhanzi uri umunyempano ariko ntacyo kuvuga ufite nese Melody wajya ureka narakubwiye ngo ureke Kenny wize ajya kumanaginga ari uzajya avuga niba uzi ibyo kuvuga Melody n'ubwakanga usebye igihugu cy'u Rwanda n'ubwakanga ubwa mbere wagiye mu Budage barakubaza buri kintu subiza urabyibagiwe narakubwiye ngo nujya ugera ku kibuga cy'indege ntihakagire ijambo na rimwe uvugira aho ngaho Kenny niba uzi ibyo kuvuga azajya bafata urambwira se urambwira iki n'ubwakangaye mu nshuro ya mbere ubikoze mwiyana ejo bundi ujyana na Prince Kiss muri Kenya byagenze bite ntabwo wajyaga gusobanura ibyo guproducing imiziki ukaba direct ukaba manager ukabita ntabwo wigize umuproducer wowe ukora indirimbo Prince Kiss ntabwo yaje akabyivugira ko wamuniganaga ijambo ushaka kuvuga ko nta ruri muzi nta shuri wagiyemo uri umuhanga ndabyemeye Melody wambabariye ugakora icyakujyana muri Canada se wagira ngo nabo ubu se sindi nkuru ugiye gusiga imusozi ndabyumva se ndabyumva iki bakubajije yewe umustar ubundi yagiye iyo bamubajije ikintu ntavuga bavuga kuvuga iki ko nta ruvugira ufite iki si utegereza ukajya kuri stage Gael se yagushutse kujya gusebya igihugu Gael niwe yagushutse kujya gusebya igihugu narakubwiye ngo ibyo udashoboye akudashoboye urareke none se uri kugenda ujya kuvuga ubu se n'icyo uvuze basi se mwarebye abantu babafashe ibyo bafashe byose mukabisibira ndabizi nta kintu kizima wavuzemo aho ngaho Melody sinakubuje kandi ndakwiyamye Melody ndakwiyamye n'ukuri kw'Imana ndakubaha uri umuvandimwe uri umukozi uri munyakazi ariko ndakwiyamye niba ujya mu interview y'uceceka bro mbwira sawa nyine ndakwiyamye ariko nugera hano tuzabisobanura ibyo nabyo bizava muri kontara na mu bintu tuzongeramo ibintu byo kuvuga narakubwiye ntukavuge ntacyo kuvuga ufite sawa ko ngo mugende ukore neza kuko ibyo urakora nibyo biratuma bisiba ibyo wavugiye aho ngaho sawa nyine sawa muraza kumbwira uko bimeze ni mujya gupafoma ibyo muri Canada mubajije ibyaho urabimbwira ndabigutumye wagiye ugakora ibyakujyanye ibindi urabimbwira ngo ibya Canada by'imihanda yaho urabimbwira ngo bimaze kora ibyakujyanye ese wagiye ujya